muri kategori z'abantu bubashywe ku isi babita abantu badasanzwe bundi kuki champion bagomba gutinyika nuko iteka ryose ikintu cyajemo ihatana abantu bakaba bose bashyizemo effort yuzuye iyo ushoboye kubahiga ubu umuntu udasanzwe rimwe ni ikintu kidasanzwe niyo mpamvu bakigeranya na zahabu mu midari muri za Olympique kuko niwe by'agaciro ridasanzwe why nuko iki kintu Arsenal yazanye ubushake Man City zana ubushake n'undi azana ubushake ariko Man City birangira iryo twaye cyangwa Arsenal kuki rero byo Arteta ubwoba bwo gutakaza arabwakira kuko hari icyo yasingiriye ni ukuvuga ngo ntago Arteta ameze nka Pep mu bwonko Pep abaye muri winning mentality yamaze kumenyera gutsinda ejo bundi yaravuze ngo ndabizi neza ko Arsenal hari amanota izagenda itakaza ariko turasabwa ikintu kimwe kuba close yanyu noneho icyo kintu kuki ubona gitindaho kandi agishimangira kigira n'agaciro gakomeye cyane mon cher Pep ahagaze mu muryango umwemerera gukora amakosa kuko ntabwo ari irimbukiro rye ntari gushaka kuba pioneer ntari gushaka kuvumbura ibyo bintu yarabikoze Pep ntabwo ari gushaka guhagarara mu muryango kuba hero muri Man City he's a living hero yego yatwaye Champions League ya mbere ya Man City yatwaye treble ya mbere ya Man City yatwaye champions zikurikiranya zingahe bwa mbere muri Man City enye bwa mbere ati no muri Premier League niwe wabikoze na Ferguson ngira ngo yatwaye 3 tigeze agera kuri enye bivuga ngo kategori muri Premier League gusa ntabwo nshaka kumwambutsa ngo mujyane muri Espagne no ndaho ngaho mu Bwongereza aho ngaho bwaho he's a living hero yego ni intwari amateka yaramwubatse aranamwubaha pioneer yagiye avumbura ibintu byinshi muri Man City even no mu Bwongereza afite ibintu yakoze n'ibituvuze n'abigezeho bwa yasetinze amanota ijana he's a pioneer adera ndi muntu wese uzaza muri figures 3 mu Bwongereza bazajya kigira ijana nabiri ariko uwakoze bikore nka Guardiola cyane muri championnat yacu ni Pep so icyo uzi icyo gikora icyo kibara ubwoba rero bibara ubwoba bigushyira ahantu ho kwakira ibiza bitari ku rwego rw'ibyo ndabyo ukabyembracing kubera ko ufite ibigutinyura ufite ibikuvuga ufite ibikugira umugabo bikwemerera ko ushobora no guhagarara ukemera ko watsindwa undi arimo ararwana no kwinjira muri iyo kategori ntarakora ikintu na kimwe mw'isi y'umupira kimuklasa mu kintu icyo ari cyo cyose cy'umuntu udasanzwe so ubwoba afite nubwo gukandagira ku butaka atigeze amenya he's not there anywhere nta gikombe cya shampiyona muri Arsenal ubu babari imyaka 20 aravuga ngo nanjye ngiye kuba nka Unai nanjye ngiye kuba nka Wenga wagiye bavuga ngo amaze 10 atagitwara nanjye ngiye gukora amateka nka yande undi wanyuzemo sundi sasi ngabo no kuvuga ngo we ikintu cyose kiri related n'ibintu byinshi gihura nawe ubwe nk'umuntu ndabitakaje ntibihita bingiraho ingaruka zo kurangira kuri squad imeze gutya bizongera kuzanyizera n'amakazi mariye 5 years nicaye ku mushinga 2 bigaruka kuri squad ye ese iyi investment y'abakinnyi buzuye gutya mbona nta kindi wakenera gusaba cyangwa kongera umukire yakora ikibazo si wowe aba bakinnyi nzabagaruka bo banyumve kuzi bariyizi abakinnyi no babiyizi bazo ubushobozi bwabo ariko ubwo bwo bugira nabo baba babufite impamvu nabo baba bafite abakinnyi nka Arsenal no baravuga ngo kuri iri shora mari ringana gutya tunanirwa gutwara igikombe ariko Haaland muri Man City already yabahaye ibyo yabahaye he's good yes harimo amaraso mashya ariko pioneer abona kwita generals Pep akeneye bafite ikintu cya bagage urugero nta kintu umuzamu wa Man City bafite uyu munsi wa none yahaye Man City yari yayiha ariko yabaye Paris yego he's stable mentally mwaka wa mbere utagenze neza wa kabiri byakunda twazakora n'ibindi nta kibazo kiri ku musore Josko Vadior ntabitwaye se yarari muri uriya mwaka batwayemo Champions League right yari yaraje Josko yaje nyuma yaje nyuma reka dufate
ariko watwayemo era kubwo ni Donnarumma ahita inuri uretse na shampiyona Peter Josh afite Premier League ya 2024 yes arayifite cyagiye baviremo demi finale ndabyibutsa Real Madrid bakuramo aha Josco afite icyo kintu yavugiraho Diaz sinavuga byinshi cyane Stones ni byinshi nshaka kumuvuga afite byinshi cyane abandi wenda ni abasore bazamuye niko rino warabifite kuko ni academy ya Man City ariko nk'aba urumva ko ufitemo nka batatu muri defense uvuga ati those are my generals bashobora gufata iyo departement y'inyuma abo barayobora rwose hagati abafitemo Rodri cyahari aracyafitemo Bernardo na Kovacic aracyafitemo Foden abo ni abantu batwaye ibintu binini byose muri Man City imbere afite Haaland yatwaye ibintu binini byose muri Man City bivuga ngo abo ngabo n'abakiryi ugira barenze 10 mwatwaranye ibintu binini byoroshye yuko iyo message uri gutanga bayumva bakagufasha kuyumvisha abandi nukuvuga ngo ibyiringiro birahari bigaje kandi ku bantu b'ingenzi kipe ikoresha ikeneye Haaland Bernardo Phil Foden Diaz inyuma Josco Vadio umuzamu nubwo atari kumwe namwe ariko arabifitaho yagize bifatika bivuga ngo uruti rw'ubugogo iki kipe yubakiraho iki kipe ifatiraho mu buryo bw'ibitekerezo babandi nita ngo nabagenera abandi bitekerezo bavuga rikijyana abinfluence abandi Pep abafite ari abagenerale barwandaga intambara barazitsinda nabaga baganira nabo akavuga ati nuru rugamba turarukwiye uyu muzamu afite cyabandi badafite nawe afite ero inde ni Donnarumma yitwaye se mu Butaliyani cyane nubwo na Cascante ayifite naho ku rwego mpuzamahanga ari cyagaragaza muri Manchester City afite iyo mentality y'ikipe y'igihugu nawe arayumva ni umutsinzi cyane hari ikintu uvuze mu kanya nkihuza n'ibyo nkunda kubona kandi ukunda gukata amajwi y'abatoza iyo manje kuhareba gutya uzi ukuntu Papa afite icyizere ubona rwose avuga afite icyizere rwose Cascante yavunitse ni mumufite nta kibazo dufite turacyafite abakinnyi turaza kure ko dukoresha squad yacu ariko ndebye Mikel muri isura gutya mureba gutya imbere y'itangazamakuru uzi kubona ari shy uzi kubona ari shy mukunda bona ubwoba buhari ubwobona ko ari gutukira rwose gatoya nkunganiriye sezo Mikel Arteta nta na rimwe araza avuge ngo umukinnyi ari hanze ibyumweru 2 burya arababwira ati mureke tugereze turebe ntago nyine ajya avuga ngo umukinnyi arahari ejo cyangwa ntahari kereke adahari 100% nabwo abanyamakuru bamaze ati ndiryari ati turareba ati few days few weeks nyine ntago ajya ashaka kwanzura ariko Pep arakubwira ati numva nta kibazo Rodri still out azagaruka ryari out kuba atari nta kibazo gihari turakina ukabona ibintu byose avuga nyine kuko wabivuze he's a champion he's a hero living nta kindi kinaba mu muvugana hariya ngira ngo wakomeza gatoya ibyo rero mu by'ukuri biragaragara neza 100% ko aha hantu ikipe ya Man City biragaragara neza ko ahantu Man City mentally ifite umutoza w'umuhanga warwana naho kurusha Arsenal ifitemo n'abakinnyi afite experience kurusha Arsenal gusa buri bantu bose babayeho gwera kuri Pep kuza ku bakinnyi be n'abandi bagira umunsi wabo wa mbere wo gukora ikintu nuko ngo buri muntu wese agira umunsi wa mbere wese Pep hari umunsi yari adafite shampiyona arayitwara Pep hari umunsi atagira Champions League arayitwara muri Man City yari byagiye mugora akabikaragira bitwaye gutyo buri muntu agira umunsi wa mbere sivuga ko iki kitaba igihe cya mbere Arsenal ya Arteta n'iyi groupe ye bakuri ikintu cya mbere gutwara Premier League byaba birashoboka ariko icyo bisaba niki no kwanza kova kaminga cyangwa gutsinda ubwo bwoba kura ibyo byose abakumva ko they are good enough to win a trophy ibyo rero niyo mpamvu akubwira ngo umupira ni Pirlo wabivuze ngo ukinirwa mu mutwe amaguru akaba ibikoresho hatarazi igitekerezo kivuga ngo yes we can do that hari ijambo Obama yadukanye muri Amerika ryavuga ngo yes we can change we need yes we can urabyibuka ukuntu yabijyanaga ayo magambo bivuga ngo ni ikintu kizana ibyiyumvo ariko ibyiyumvo bitari mu magambo abantu bumva iki kintu neza kuko Aderari hari igihe umuntu avuga ibintu akabivuga atari byo biri ku mutima just kugira ngo agaragaze ko ari byo umuntu akaba ameze ari umunyabwoba cyane
ukababwira ati Bataramu rero murabibona ni nijoro ibintu bimeze nabi ahantu turi ubwo ndavuga nk'abasirikare dukwiye kuhava tukambuka turi hano Kacyiru ariko tugomba kurara iri joro wenda tugeze i Musanze ariko murabizi ko wenda n'urugero ndi kubaka igitekerezo wenda mu gisirikare nitugera Shyorongi turaza guhura wenda na Aduye turi burwane ariko nta kundi kuntu twagera i Musanze tutahaciye ngo turwane na Aduye kandi tugomba kujyayo byanze tugomba kujyayo kandi tugomba kurwana nawe abiteguye kujyana nanjye ni bangahe abantu bati turahari nagera ku Ruyenzi abantu bamwe bagatangira mwaza ku Kinyoni ibintu bigakomera bati karabaye dore ngishirongi imbere yanjye ati mana yanjye batundengere uyu munsi mbona urangiye the fear of losing winning cyangwa the fear of winning ubwoba bukaba bwinshi bugatuma na cya kintu yari gushobora gukora adashobora kugikora ni ukuvuga ngo kumva ko utinye uwo Aduyi noneho ukumva icyo kintu ushaka gusingira ukazajya wumva Musanze ni nko muri Amerika kujya muri Amerika n'amaguru ukumva ni nk'amayirizi nk'ibihumbi nka 400 ugiye kugenda ukumva ntibibaho ntiwabishobora utsindwa utaranarwana icyo gihe niyo mpamvu bakubwira ko n'abajenere bakomeye mu gisirikare bari abantu ushobora kuganira n'abantu bakabumvisha impamvu bari kurwanira bakanayibacengezamo abantu bakarwana batizigama hahandi umuntu avuga ngo niyo napfa abandi iki kintu turi kurwana nabo bazakigereho ni nayo mpamvu banavuga ko Pike yari umusirikare ukomeye cyane nyine yabaye umujenerali ukomeye cyane mu ntambara washoboye kujera igisirikare kikagera kuri success kigatsinda niyo ngo si ikindi niyo mpamvu bavuga ko umutoza ari ingenzi ni ibyiyumvo abantu bagusomamo na mbere y'uko uvuga bakabona n'ibyo wowe ntabwo bufite yigeze kubidusangiza Ibingira afande Ibingira arabati no tera igihe ngiye nagize ubwoba ndamuhamagara twabonye abantu benshi muri jenoside bapfuye Kayonza atari ku bugabo atubwira ati ibyo bintu ayo mashuri muzongere ko yanyereka shaka gukomeza ari cool yes murabimbwira ndabyumva birahari yes ariko ndashaka kuguma muri iyo state yo kuba cool fata ibyemezo ntashingiye kuri izo reactions z'ibintu ndi kubona n'ibindi yosi kaguma hagomba kuba ari agakordona ibintu byose neza cyane being cool wavuga ubona mu maso ya Arteta na utabona mu maso ya Arteta tukabona muri Pep iyo ngiyi iri mu bakinnyi kuko umuntu arakureba akabibona nyine ko you are confident ko bishoboka iyo uvuga umuntu arabibona yes iyo ukora umuntu arabibona iyo umuntu abona ukuntu byakugoye wapanitse mu myitozo mu biki mu gusobanura mu biki arabibona ko there is a little bit of fear iyo undi ari bold yagutse muri wari mugari akavuga ati no biroroshye you are going to make it kandi nibitanakunda it's fine Arsenal rero hari iryo jambo aderari ritarimo rivuga ngo even though bitakunda it's fine Pep Brighton inamukubita guys we lost but let's go home next time we have a game yes let's go arakubitwa agakubitwa nande n'ikipe no ya India muri Aston Villa Brighton bamukora comeback ziko yasohotse aseka we lost again guys okay let's go let's fight let's go you see nta kwikorera amaboko nta gupfa nta gupanika nta byacitse uzi impamvu aremera ko gutakaza birashoboka ariko undi ari mu bwoba bavuga ngo gutakaza ni ishyano riguye ubuhanga rero bw'umutoza kuko ari udikta uyo mood mu bakinnyi Arteta ni ugomba kubanza gukomera agakomeza groupe so birasaba mental strength kuremera mu bitekerezo gukomera kugira ngo ukomeze that group yours your group icyo rero kiraza kuba hindrance gato kuri Arsenal ariko urambwira uti ntago byashoboka kubirenga they have a good squad they have a balanced squad they have a big squad bafite ibisubizo bafite amaprofil atandukanye yagena ibintu mu buryo muri faveur zabo kuko niyo Man City tuvuga mu buryo bw'imikinire bafite uburyo bakina
Arsenal ukabona okay ese ko iyi match batayikiringa kuki tactically bari gupeza cyane kuki ubona bari very conservative birinda cyane abantu hari igihe bavuga ngo clean sheet ni ibintu byiza pe it proves that you have that seriousness kudakora ayo kosa mu bwugarizi stubbornness mistakes cyangwa se foul abyara ibibazo ikipe igatakaza igaragaza uburyo bwugarira neza cyane kikanaza as a thing of a group mwemeranyaho mwitoje mukora neza cyane I like it na Mourinho yarabikoresheje atwara ibikombe ariko again muri animation yawe yo gusatira nabwo noza tangira Arteta ugire solution nyinshi kuko ntabwo uzakomeza kurirayinga kuri set pieces n'uburebure n'ibiki no urabona ko babuze Magalhaes na Saliba byatangiye kubona Sergio Magalhaes ku mipira ya kabiri so nabonye ibura rya Talisman muri Arsenal kuri match ya Aston Villa warivuze kenshi nararivuze n'ubu ndacyarivuga ariko rebe nka cya Haaland kiba kiri mu kibuga hari n'igihe kinezezwa nuko habonetse n'igipenaliti bagikoreye just ko gifite ububiri rwiza kuri Real Madrid se Haaland yakinnye umupira we no ariko yakoze ku mupira ingahe cyarahagaze muri box abakirwana na Rudiger na Asensio hariya no urebe Rudiger mukurura imisatsi si we Rudiger yakurera niwe yakoreyeho penalty kuki yamukoreyeho penalty ati iki cyifasha cyane urunyagwa n'uruyintanga rurambirika na rurangica n'ikirekire kimurusha imbaraga bari bahinduye umupira imbere y'izamu aramukurura nyine yari imbere ukuri nta n'ubwoba bwinshi binateye ukurikije umuzamu tuzi kurutwa umuntu afite umuntu uri wa mublotsi uri inyuma ye kubona uburyo bwo gutera umutwe neza neza yabona byamugora ariko ubwoba bw'uko nyine n'ikimufata nyine ubwo ni igitego ndapfuye Beta nkore penalty ubona yihushe kigashyira kundi